Hello guys, nizere ko mumeze neza. Bro, ndashaka kukubwira ball irenze man. Bayita gift cash. Man, iyi ball ukuntu izaba ikoze, hari ukuntu guhereza amakode nyine ukagenda ukayashyiramo then bakaguha gift y'amafaranga runaka. Man, iyi ball ukuntu imeze nyine, iyi ball izatangira nyuma y'iminsi 3 uhereye uyu munsi ku itariki 7, ubwo ni ku itariki 10 nibwo izasohoka. Man, noneho ukuntu izabikora uravuga ngo earn money watching YouTube video with a gift code platform. Bro, icyo nakubwira cyo niba wumva uri interested jya muri comment urebe link ya group nakoze, link ya WhatsApp yanjye unyandikire, usibye ko na group irahari mushyiramo wamaze kumva ko wajya amatuma. Iyo investment izaba irimo ni 5,000 byonyine, urumva ni 5,000 nk'uko uri kubibona hano, and then nta kindi kirenze. So hano uburyo bwo kwishyiramo amafaranga ni uburyo bwo gukoresha Binance, OKX bank na simcard yawe. Numve ngo be ready kabisa, prepare now, kandi umve ko ibintu ndi kukubwira biri real. Kubikuza amafaranga yose wabikuza, nta minimum, sibyo? And then iyo ubaye wakinviting umuntu we bakarushoka kabisa urya menshi man. Iyo ushyizemo umuntu nyine hari amafaranga aguhereza ya bonus ku muntu waba winjijemo. So stay tuned, tunane muri iyo minsi 3 iri imbere. Update yose ukeneye, ikibazo cyose ufite umbaze muri comment. Yeah.